Ndabasuhuje, nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Guys, nkuzaniye amakuru meza agiye atandukanye ku bihembo bya MTN Iwacu Music Festival 2026. Dore icyo wamenya kuri MTN Festival ya 2026. Ese nabahe bahanzi barimo bari guhatanira ibyo bihembo bya MTN Iwacu Music Festival 2026. Reka nze kuramburira amakuru agiye arambuye ku bihembo bigiye kuzatangwa mu mwaka w'ibihumbi 2026 ku bihembo bya MTN Iwacu Music Festival 2026. Guys, twibutse gukanda subscribe, ukande like, share, comment nibe biraza kugushimisha, wenda uze kubikora nyuma, n'ibintu biraba ari byiza cyane, nihagira amakuru uza kukuramo ahagije. Guys, reka tubasomere amakuru agiye atandukanye. MTN Iwacu Music Festival 2026 ni kimwe mu birori bikomeye by'umuziki mu Rwanda, bigamije guteza imbere umuziki n'abahanzi bo mu gihugu binyuze mu bitaramo bibera mu migi itandukanye. Icyo aricyo ni festival y'umuziki isanzwe ifite intego yo kuzamura impano z'abahanzi bo mu Rwanda ndetse no guhura n'abakunzi b'umuziki mu turere two mu gihugu binyuze mu bitaramo bicicikana. Igikorwa cyatangijwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MTN Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa. Umwaka wa 2024 urugero rw'ibirori byabanje. Ibirori byabereye mu turere dutandukanye harimo Musanze, Gicumbi, Nyagatare, Ngoma, Bugesera, Huye, Rusizi na Rubavu. Abahanzi bakomeye batandukanye barigaragaje barimo Bruce Melody, Bwiza, Dani Nanone, Keniso, Bushari, Chris Easy na Ruti Joe. Ibi bitaramo byagiye bikurikiranwa n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro n'uruhurirane rw'abantu. Intego nyamukuru wamenya ku bitaramo ku bihembo bya MTN Festival ya 2024 cyangwa se na gatanu nigiye kuza ya 2025. Guys, tubagurutse gukanda subscribe, ukande like, share, comment, ibintu byiza cyane hano kuri muri TV 250. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, nkomeje kubazana amakuru meza agiye atandukanye. Reka nze twongere turebe ese intego nyamukuru y'ibihembo bya MTN Iwacu Festival 2026 nabahe bazabihataniramo, nabahe bahanzi bazaza kubihatanira. Reka twongere tubasomere andi makuru agiye atandukanye. Guhuza abahanzi n'abakunzi babo mu turere batari basanzwe bahanukira ibitaramo byinshi, guteza imbere impano zisanzwe mu muziki nyarwanda no kuzifasha kugera ku rwego mpuzamahanga, gutanga umwanya ku bahanzi bashya n'abatangiye kuzamuka ku isonga. Uko ibikorwa biba bimeze muri MTN Festival Iwacu Music Festival isanzwe iba mu buryo bw'ibitaramo by'umuziki, ahantu hahurira abantu benshi. Rimwe na rimwe habamo ibikorwa biherekeza umuziki nko guhura n'abahanzi, siporo ntoya ndetse n'ibindi bikorwa bigufi bigufasha kuryoherwa n'umuziki mu buryo bwagutse. Ni byiza kumenya MTN Festival Iwacu Music uko itangwa hano mu Rwanda. Amakuru ya vuba ku bijanye na MTN Iwacu Music Festival 2025 nka gahunda itariki aho izabera cyangwa abahanzi bazitabira aracari gutambuka cyangwa atari atangazwa neza ku mugaragaro kuri interineti, ariko ushobora gukurikira imbuga nkoranyambaga za MTN Rwanda cyangwa izindi imbuga zitandukanye zitangaza amakuru mu Rwanda kugira ngo ubone amakuru menshi agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umwanzuro wamenya ku bihembo bya MTN Iwacu Music Festival ni isoko
ryiza ry'umuziki nyarwanda, rikaba rifasha abahanzi n'abakunzi b'umuziki guhura no kwishimira injyana zitandukanye uko iminsi izagenda ishira. Amakuru amasha azajya aboneka mbere yo gutangira kwa festival y'umwaka musha wa 2026. Guys, ni kwa Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyumusaza. Ndakwibutsa kudukandira subscribe, ukadukandira like, ni ibintu byiza cyane. Murumva ko ibihembo bya MTN Iwacu Festival ya 2026 igiye kuba yaza. Reka dutegereze andi makuru azagenda acaracara hano mu bitangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga za MTN Iwacu Music. Tuzaza tubibagezaho uko isaha n'isaha babishiriyeho. Ndabakunda cyane, mudukandire subscribe, mudukandire like, ni ibintu byiza cyane. Ciao ciao.